Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza, byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Umunsi w'ejo nimugoroba nibwo Uburusiya bwagabweho igitero gikomeye cyane na Ukraine, kikaba aricyo gitero gikomeye cyane kuva intambara yatangira mu mwaka wa 2022. Byabaye mu masaha y'ejo, ariko bikaba byari byarabanjirijwe nuko umunsi wari wabanje umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine Oleksandr Syrskyi yafashe telefone hamagara General Christopher Kavori, akaba umukomando mukuru uyoboye General uyoboye ingabo za NATO ariko mu Burayi. Bari bakoze ikiganiro gikomeye cyane kuri telefone baganira. Syrskyi, uyu mugaba mukuru w'ingabo za Ukraine, akaba yari yabwiye General Christopher Kavori amumenyesha ko Uburusiya bwamaze guhuza imbaraga n'abasirikare boherejwe na Korea y'Amajyaruguru, ndetse ubu tayari bari mu myiteguro bayigeze kure kugira ngo abasirikare b'Uburusiya batangire no kujya bataka Ukraine baninjiranye n'abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana bamaze kugera mu gihugu cy'Uburusiya bagira ngo bajye binjirana, ndetse agaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane, intambara ishobora kuba igiye gufata urundi rwego. Icyo nicyo kiganiro baganiriye kuri telefone. Sasa byakurikiwe n'igitero cyaje gukubita Uburusiya ku munsi w'ejo nimugoroba. Igitero gikomeye cyane Uburusiya bugize kuva intambara yatangira. Abenshi bakibaza bati se ni ibyaganiriwe kuri telefone n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Ukraine bari baganiriye n'umujenerali wa NATO mu gace k'i Burayi, cyangwa akaba ari umugambi bari bemeje bavuga ati Uburusiya tubwatakishe drone nyinshi? Byagenze bite? Icyo usabwa kora subscribe tubyinjiremo neza. Ubundi ibi byose byatangiye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11, nibwo uwitwa Syrskyi cyangwa se uno mugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yaje gutangaza avuga ati Uburusiya buri kutwataka nabi cyane n'imbaraga z'umurengera. Kuva intambara twatangira kurwana n'Uburusiya nibwo bwa mbere batwatakanye imbaraga mbega tukabona ko biminjiriyemo agafu gakomeye cyane. Kubera kuri izi tariki ebyiri byasaga nkaho Ukraine ikomeje gutabaza NATO, ndetse igaragaza ko Uburusiya hari izindi mbaraga cyangwa se hari izindi tekinike bakomeje gukoresha kugira ngo kuko bari kubavansa cyane. Ibyo rero nibyo byaje gukurikirwa n'ibyabaye ku itariki 10 ubwo ryari ijoro ryahise cyangwa se ku munsi w'ejo. Uburusiya bwagabweho igitero na leta ya Ukraine cya drone zigera kuri 34 aho zinjiye mu murwa mukuru muri Moscow. Ni byatangajwe na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu cy'Uburusiya, bavuga bati twagabweho igitero na drone zigera kuri 34. Se Minisiteri y'Umutekano mu Burusiya yakomeje batangaza bati iki nicyo gitero gikomeye kigeze mu murwa mukuru w'Uburusiya muri Moscow kuva intambara yatangira mu mwaka wa 2022. Ubundi intambara yajyaga ibera iyo kure hafi y'umupaka hirya, ariko kuvuga ngo igitero kigeze muri kapitali nibwo bwa mbere igitero gikomeye cyari kigeze mu murwa mukuru w'Uburusiya kuva intambara yatangira mu mwaka wa 2022. Nyuma y'uko umurwa mukuru w'Uburusiya watatswe na drone zigera muri 34 mbega cyari igitero gikomeye cyane, ibyo byahise bishyira igitutu kuri leta y'Uburusiya, bahita bavuga bati mufunge ibibuga by'indege. Byahise bituma ibibuga by'indege bitatu bikomeye mu Burusiya bifunga. Kugira ngo urumva urwego ibintu biba byagezeho iyo igihugu gikomeye cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose bafunze ibibuga by'indege, bakavuga ngo ibibuga by'indege turabifunze. Ibibuga by'indege bikomeye muri Moscow bahise babifunga. Ibibuga by'indege gusa byafunzwe bitewe n'ubwoba bari bamaze guterwa n'izo drone zari zibinjiranye kuri urwo rwego zikabasanga muri kapitali, kuko bivugwa ko n'umugore w'imyaka 52, ubwo niba twabwita umukecuru cyangwa se umugore usa nk'ukuze ufite imyaka 52 yaje kubikomerekeramo bihambaye cyane mu Burusiya kubera izo drone zari zinjiye mu murwa mukuru. Ndetse izo drone bivuga ko zanatwitse amazu abiri ahitwa ngo muri Stanovoy. Ibyo ni byatangajwe n'ubuyobozi bw'Uburusiya, bavuga bati muri Stanovoy hahiye amazu agera kuri 2 yaturikijwe n'izo drone. Kuva iyi ntambara yatangira mu mwaka wa 2022, umurwa mukuru wa Ukraine Kiev hakunze kwatakwa n'Abarusiya. Abarusiya bakunze koherezayo drone, wenda zikaba zahagarikwa ariko zahatatse kenshi. Misiri nyinshi zikunze kuba zarasa muri Kiev. Ibyo byose bigakorwa n'Uburusiya, ariko ni gake cyane igitero cyabashaga kivuye muri Ukraine kugira ngo kibashe kuba cyakwinjira muri Moscow
ndetse kibe cyabasha no guteza ibibazo ibintu bibe byahungabana cyangwa se ibintu bihagarare. ariyo mpamvu bakubwira ngo iki gitero n'ubwa mbere kibaye kuva intambara yatangira kigahagarika ibintu mu Burusiya. Gusa nubwo izo drone 34 arizo zabashije kugera mu murwa mukuru wa Moscow, ntabwo arizo zari zoherejwe na Ukraine gusa, kuko Ukraine ubundi yari yohereje drone zigera kuri 70 cyangwa se zirenga 70, kuko nk'uko ikigo gishinzwe umutekano mu Burusiya cyakomeje kubitangaza. Minisiteri y'umutekano mu Burusiya yakomeje kuvuga ngo ikirere cyacu cy'Abarusiya twahagaritse muri make drone zigera kuri 70 twazirashe guhera hagati ya saa 10, ubwo ni ku munsi w'ejo, guhera saa 10 kugeza saa 9 z'ijoro mu bice bigera bitandatu by'igihugu cyangwa se mu turere dutandatu tugize igihugu. Twabashe kuba twarasa drone zigera kuri 70 icyarimwe. 34 zarasiwe muri Moscow mu murwa mukuru, ubwo n'izindi 30 zagiye ziraswa hirya no hino mu bindi bice bigiye bigira igihugu cy'Uburusiya. Urumva ko rwari urugamba rutoroshye. Drone zarashwe guhera saa 10 kugeza saa 9 z'ijoro bakiri kuzirasa bahanganye nazo. Uburusiya bwari bwatatswe bikomeye cyane. Nanone Ukraine isa nk'ikomeje kwataka cyane Uburusiya ikoresheje drone, kuko no ku itariki 7 Ukraine yari yabashije kohereza drone zayo ziragenda zirasa chemical plant iri mu Burusiya ahitwa muri Tura, mu gace bita ngo ni Tura. Izo drone ziragenda zitwika iyo chemical plant iri mu Burusiya, twaga ngo cyangwa se hari chemical plant yitwa ngo ni Alexeyevsky chemical plant, niho yarasiwe muri Tura. None ngo bikavugwa ko ngo drone za Ukraine zimwe muri zo ngo zaturikije ahakorerwaga amasasu, cyangwa se hakorerwaga amasasu hakanabikwa amasasu mu gihugu cy'Uburusiya. Ubwo ni rwari nk'uruganda runini cyangwa se urudepo runini bashyiragamo amasasu. Ndetse ngo bikavugwa ko ngo n'Uburusiya bwahise bwohereza drone zigera mu 145. Mbega yari intambara imeze nk'aho bamwe bohereza n'abandi bohereza. Uburusiya maze guhagarika izo drone, nubwo ngo bwohereje drone zigera mu 145. Gusa nk'uko uwari uri mu Burusiya bitangaza, akomeza atangaza avuga ati wari uri muri Ukraine, avuga ko izo drone zoherejwe n'Abarusiya zigera mu 145 nk'uko zagiye zibarwa. Ahanini hari drone zoherezwa n'Abarusiya zitagamije kuza ngo zihite zituritsa ahantu ngo zisenye ibintu, oya, ahubwo ngo hari drone Abarusiya bajya banyuzamo bakohereza muri Ukraine ari ukugira ngo zibuze umutekano, zihahamura abaturage, zibike mu bwoba igihugu muri rusange. Mbega ukaba ngo baba bicaye gutya bakajya kubona bakabona cyane nijoro baryamye, bakabona ibi drone byinjiye mu gihugu cya Ukraine, biri mu kirere, biri gusakuza bizenguruka bihinda, ubwo ngubwo aramuzita zijyaho ubuduha bugasakuza. Abanya-Ukraine bagatangira kurasa izo drone ziri mu kirere, ariko mu by'ukuri zitari zije no kurasa. Ugasanga batangiye kohereza bya bisasu byo mu kirere bihagarika izo drone, ariko mu by'ukuri wari bugasanga izo drone n'ubundi ntabwo zari zije zo zije kurasa. Mbega zari nk'izije kuba zibabuza amahoro, zinabarangaza, zibatesha umutwe abantu zibahamure, mu gihe Uburusiya ari gupanga izindi gahunda ze wenda z'uko yakwihorera cyangwa se yakora izindi gahunda ze. Mbega wari umunsi waranzwe n'iciririkanyamo drone zijya mu Burusiya, izindi ziva mu Burusiya ziza muri Ukraine. Ngo ahanini nanone bikaba bisa nkaho iyi nkundura yongeye gusa nk'iza iri ku rwego rwo hejuru, aho bameze nk'abari guhatana cyane. Ngo bikaba bimeze nkaho biri guterwa n'aya matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerutse kuba, aho bamwe bavuga bati ntago tuzi ejo bigiye kugenda gute, ntago tuzi ngo ese turisanga turi kunegosiya mu biganiro turi bukuntu twahagarike intambara, cyangwa se bamwe basabwa gukora ibi, cyangwa se twemera kuba twakora ibi ngibi. Bikaba biri gusaba ko byibura umwe yaba ari hejuru y'undi, mu gihe byaba na ngombwa ko intambara yahagarara cyangwa se babiganiraho, bajya mu biganiro. Icyaba icyo ari cyo cyose, negosiyasiyo yose yaba, ahanini uri hejuru, mbega usa nk'ufite undi ku rugamba, usa nk'uyoboye, ahanini niwe ushyiraho kondisiyo akavuga ati kugira ngo ngiye mpagarike ibi nuko hakorwa ibi ngibi. Akaba ariyo mpamvu bose bameze nk'abari gucuranwa kugira ngo umwe amere nk'aho aza kuba ari uri hejuru. Ubwo ni Uburusiya hagati yo na Ukraine. Sibyo, ahanini bikanagaragazwa n'uburyo Uburusiya ubona ko bukomeje kwakira abasirikare bari kuva muri Korea y'Amajyaruguru, basha kubafasha kugira ngo barebe ko bakomeza kubita umunya-Ukraine mwigezayo cyane. Nanone ibi ni ibibaye nyuma ya raporo yasohowe n'igihugu cy'Ubwongereza ko ari mu kwezi gushize, ubwo ni mu kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 Ubwongereza bwari bwatangaje ko ngo Abarusiya ariko kwezi kubi kwa mbere bagize muri uru rugamba. Ubu ngubu nibwo muri kwa 11 bongeye gusa nkaho bisubiza icyubahiro, cyangwa se bari gukubita umunya-Ukraine bameze nkaho bagenda bisubiza na tumwe mu duce yari yaragiye asa nk'ufata. Ariko kwezi gushize ko mu kwa 10 raporo y'Ubwongereza yagaragaje ko ngo
leta y'Ubwongereza yakomeje ivuga ngo ukwezi kwa 10 kwabereye kubi Uburusiya ku buryo ariko kwezi Uburusiya yakubiswemo cyane. Icyo gihe raporo yabo yabagaragazaga ko abasirikare 15,000 mu 15,000 bamwe bapfa abandi bagakomereka inkomere nyinshi cyane. Ndetse iyo raporo yanagaragazaga ko abasirikare b'Uburusiya bamaze kubiburiramo cyangwa se bamaze kubipfiramo barenga 700,000. Iyo raporo yo Uburusiya ntago buyemeza, iyo mibare ntago buyemera. Ndetse iyo raporo yanagaragazaga ko 40% by'amafaranga y'Uburusiya cyangwa se y'ingengo y'imari ubu ngubu tuvugana akomeje kuba yakoreshwa mu mutekano no kurinda igihugu cyabo kugira ngo batabinjirana gusa. Russia is paying an extraordinary price for Putin's illegal invasion. So October was the worst casualty figures for Russia so far. On average, over 1,500 people either killed or wounded. Aya ni amagambo yatangajwe n'Ubwongereza ubwo bavugaga bati Putin ari kwishyura igiciro cy'iyataka ritanyuze mu mucyo yakoze ubwo yatakaga cyangwa se yishora mu kwataka Ukraine, kuko ari guhomba abantu bagera ku 15,000. Icyo gihe bavugaga mu kwezi kwa 10 tuvuyemo. Ibyo ni byatangazwaga n'imibare y'Abongereza cyangwa se na raporo y'igihugu cy'Ubwongereza, ariko Uburusiya bwo bukamera nk'aho buri kuyihakana. Mbega bagaragaza ko kwezi kwa 10 kutagendekeye neza Putin, kandi ibyo bintu bishobora kuba ari byo nanone. Nubwo abihakana ariko abandi baravuga ati mu kwezi kwa 10 Uburusiya yarakubiswe bihambaye cyane. Se bakomeza bagaragaza ko Uburusiya busa nkaho butari gutera imbere cyangwa se butari mu nyungu, kuko nimba bavuga ati 40% by'amafaranga ari gushorwa mu byerekeranye n'umutekano w'Uburusiya mu kurwana na Ukraine, ayo ni amafaranga ngo arutashorwa mu burezi nashorwa mu buganga, byose cyari mu biteranije cyangwa se mu buvuzi mu gihugu cy'Uburusiya. Igihe Uburusiya buri kuvugwa ibyo byose ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11, ubwo n'umusibo ejo ku itariki 9 z'uku kwezi turimo kwa 11, nibwo perezida wa Ukraine Zelensky yari yatangaje ko atewe ishema n'uburyo inganda zo mu gihugu cye cya Ukraine zikomeje gutera imbere cyane cyane mu byerekeranye no gukora ibisasu, aho yatangaje akavuga ngo twabashije gukora misiri 100 zikorewe hano, mbega ziri made in Ukraine, mbega zakorewe muri Ukraine, twabashije gukora misiri zacu 100. Avuga ati ni intambwe nziza twateye kuko natwe ubwacu none dutangiye kwikorera ibisasu byacu. Urumva ko Ukraine itangiye kugira izindi mbaraga nimba batangiye kwikorera ibisasu byabo. Ndetse perezida Zelensky yakomeje avuga ati ntago najya muri detail ngo mvuge ngo ubwoko bw'ibisasu cyangwa se ubwoko bwa misiri turi gukora n'ubu ngubu kubw'umutekano wacu, mbega nabo bahanganye nabo, atari ko inganda zacu ubu ngubu tuvugana twamaze gukora misiri zigera mu 10 kandi zaje zimeze mbarire misiri 100 zimeze neza. Urugendo rurakomeje, ubu ngubu tugiye gukomeza natwe dukore production y'ibisasu cyangwa se y'amamisire yacu. Ndetse ari nako aboneraho gukomeza atabaza avuga ati bamwoherereza izindi ntwaro n'undi musada wose ushoboka kugira ngo akomeze kubasha kwivuna umwanzi, kuko ari kubona umwanzi noneho ari ubwo n'Uburusiya yafatanyemo n'abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru. Uyu ni Zelensky, perezida we ubwe nyiri ubwite ari kubyivugira mu magambo ye, ari kubivuga Назначені результати по кількох напрямках. Avuga ati uyu mwaka igihugu cyacu cyabashije kwigeza kuri byinshi, dusigaye ubwacu natwe bimwe na bimwe muri twe tubyikorera. Наша українська артилерія. Aho twikorera zimwe mu mbunda zacu, Наші снаряди. aho dusigaye tubasha kwikorera biriya bashyiramo amasasu, Наші гармати. ndetse n'imbunda zacu bwacu bya bibunda binini birasa ibisasu kuri dusigaye tubyikorera. Вони різних видів для Muri ibyo ngibyo tumaze gukora harimo n'amadrone ubwacu dusigaye tubasha kuba twakorera hano iwacu muri Ukraine y'ubwoko bugiye butandukanye. не лише допомагають фронту, Ibyo bitwaro byose natwe ubwacu dutangiye kujya dukorera iwacu, atari ngombwa gutegereza kujya kubikura ahandi. і знищувати окупанта. Ibyo nibyo biri buze kudufasha gukomeza gukubita uri kugerageza kuza kutwatakira ubutaka bwacu no gushaka kwigarurira ubutaka bwacu, Ударів по Росії. ndetse no gukomeza kwataka Uburusiya byimbitse tukabwinjirana mu buryo batakekaga. Ayo ni amagambo ya perezida Zelensky. Urumva ko Ukraine ishobora kuba yarahawe ubushobozi cyangwa se kubakirwa n'inganda, kuko nimba perezida ari kwigamba ati dusigaye dukora ibi ngibi bikorewe iwacu, noneho urumva ko Ukraine bayihaye imbaraga, barayikomeje. Ми перетнули позначку Ndetse nabwo yakomeje avuga ati ndetse muri uyu mwaka tumaje gukora misile zigera mu 100 zacu. без деталей, але я Ndetse ntabwo ndi bushaka kwinjira muri detail ngo mvuge ubwoko bw'izo misile, ariko ndashaka gushimira buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo natwe tubashe kugira production yacu, tubashe kwikorera ibintu byacu. Kwezi kwa 8 ngira ngo nibwo Zelensky yari yigeze gutangaza avuga ati twabashije gusuzuma misile ya mbere ikorewe muri Ukraine ya mbere, tubona bigenze neza rwose, tubona iyo misile izakora.
guhera icyo gihe rero bari bakiri kurwana nabyo. Ejo bundi ku itariki 9 nibwo yatangaje ati noneho misiri 100 zamaze gukorwa n'ayo madrone akorerwa iwacu n'ibyo bibunda byose ibyo yamaze gutangaza, ngira ngo murabyumvishije. Ubona ko Ukraine ishobora kuba ihagaze neza mu byerekeranye no kuba nabo bagerageza kwikorera ibintu byabo. Gusa nanone bikaba bivugwa ko ngo mu gihe Joe Biden ataratanga ubuyobozi neza, cyangwa se mu kwezi kwa mbere ubundi nibwo Trump azaba yamaze kugaragazwa na ibintu byose mbega bijye ku murongo, atangire akora akazi ke neza 100%. Buno baba bakiri mu bintu by'ihererekanya ububasha n'ibiki byose. Bivuga ko ngo Joe Biden mu gihe atarerekanye ububasha neza na Trump 100% yamaze kohereza ibirinda ikirere muri Ukraine bigera ku by'ibitwaro birinda ikirere bigera kuri 500. Yamaze kubyohereza, mbega ameze nk'uri kohereza umusada wa nyuma asezera mu gihe agiye kuva ku buyobozi, yohereza umusada Ukraine yaba yifashisha muri iyi minsi. Ku munsi w'ejo nanone bikaba byaramenyekanye, nibwo byatangajwe n'igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye ko Donald Trump akimara gufata ubuyobozi nyuma y'umunsi umwe yahise ahamagara uno mugabo Vladimir Putin. Ikiganiro baganiriye n'ibanga, ntawe uzi ngo baganiriye ibiki, ariko bari kuvuga ati byaramenyekanye ko Trump koko byabindi yavugaga ngo najya ku buyobozi azagerageza guhagarika zino ntambara, koko ngo akigera ku buyobozi umunsi wa mbere yahamagaye Vladimir Putin. Ngo ntago baramenya neza ibyo bavuganye, ariko ngo abantu b'imdana amakuru avamo indani ngavuga ko ngo mu byo bumvishe Trump yabwiraga Vladimir Putin hari harimo no kumwihanangiriza amubwira ati bugabanyije umuvuduko cyangwa se akarindi, guhaye gasopo wikomeza gufata mbega ibintu ubishyira ku rundi rwego, uzamura intambara ku rundi rwego, ngo wishyira mbega rero kubwira ati bubigenzemo gake turebe igisubizo, wizamura ibintu cyane. Nibyo bisa nkaho bumvishe mu byaganiriye kuri icyo kiganiro, ariko ubundi byavugiye hagati yabivuga ko ari ibyabaye hagati y'abayobozi babiri kandi bya politike bataramenya neza, ariko icyabayemo kizwi nuko Trump yihanangirije Vladimir Putin amubwira ati buretse kuzamura ibintu bishyira ku rundi rwego, mbega intambara wiyiha undi muvuduko mwinshi cyane. Ko byaragaragaraga ko abasirikare bakora amajyaruguru bamaze kumanuka, ndetse ibintu bishobora kuba bigiye gufata urundi rwego. Nubwo Trump yavugaga ati najya kubiyoza azahita ahagarika izi ntambara mu munsi umwe, na n'ubu ntagaragaragariza isi cyangwa se ngo abwire abaturage ngo strategy nzakoresha ko kumagarika izi ntambara niyi nzakora ibi. Turacyategereje nyine, ntago arayitubwira, nta kintu aratangaza. Reka dukomeze tuze dutegereze. Gusa Uburusiya ubu tuvugana turaza kumenya nimba ibibuga by'indege bongeye kuza kubirikura ngo bibashe gukora, kuko amaraso abasa nk'ayahagaze mu gihugu nimba ibibuga by'indege 3 bikomeye mu gihugu byafunze. Ubwo igihugu kiba cyagize ubwoba, ibintu biba byakomeye cyane. Ibibuga by'indege 3 birafunze mu Burusiya. Cyari igitero gikomeye cyane cya drone zigera muri 34, nubwo zose baje kuzirasa bakazihagarika zikajya hasi, ariko cyari igitero gikomeye cyane cyakozwe na Ukraine. Reka mbabwire ngo kora subscribe, ndashe twikomereze n'andi makuru.